mfite umukunzi wanjye Yesu niwe nyiribihe Imana ishobora byose amenyera kure ibyo nibwira intambwe zanjye niwe uzirinda mfite umukunzi wanjye Yesu niwe nyiribihe. Ati mfite umukunzi wanjye Yesu niwe nyiribihe kandi Imana ishobora byose akamenyera kure ibyo nibwira. Ibyo byose byaririmbwe n'umuhanzi bamwita Moses Nyandwi cyangwa se umuhanzi Moses. Indirimbo yayise Nkomeza Mwami. Uyu muhanzi avuga ko mu ntangiriro ze bitari byoroshye ariko hamwe n'Imana byaje kugenda byemera impano yakuze afite ibyo yiyumvagamo akaza kugenda Imana imushoboza kubishyira ahagaragara. Iyi ndirimbo yayise Nkomeza Mwami, gusa siyo gusa afite n'izindi zirimo Mu gihe ntazi n'izindi. Uyu rero twagize gutya turaganira muri iki cyumweru agira byinshi adutangariza. Reka wumve uko yabitubwiye uyu muhanzi Moses. Ngushimira wowe ukomeje kubana natwe mu kanya gatoya turaza gukomeza n'abandi nabo twaganiriye. Ngushimira rero wowe uba wahisemo kubana natwe ukagenda ukurikira radiyo Umwezi. Kwibutse ko ikiganiro Umwezi Gospel Show ari buri cyumweru guhera saa 12 kugeza saa 3. Isaha yacu ya mbere tuba twatangiye turamya duhimbaza Imana, tubaha n'umwanya mugahamagara mugashima Imana ku byagiye bakorera. N'ubundi rero mugenda mukurikirana aba twaganiriye ugenda utanga ibitekerezo, ndaza kugenda nongeramo umwanya wa telefone kugira ngo ibyo bagiye badutangariza nawe ugire comment ubishyiraho. Ni radiyo Umwezi ukomeje gutega amatwi. Kurinda nzakujya imbere ahataringaniye Umwezi Gospel Show. Yewe mushumba we uyoboye intama, bwira intama uyoboye mukomeze musenge, bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Amen. Amazina nitwa Nyandwi Moses, ndi umukristo w'itorero Methodiste Libre. Yego, ibyo kuririmba bitangiye ute Moses? Ibyo kuririmba nabitangiye ndi umwana ndi kwiga primaire. Hari ukuntu abana bakina ariko gihe nakundaga kuririmba cyane, ngakunda kujya numva abandi bahanzi baririmba, nanjye rero ntangira kuririmba gutya. Ariko kenshi na kenshi nararyamaga mu nzozi zanjye nkarota ndi kuririmba, gusa bugacya nabyibagiwe. Uretse ko n'amabyiruka yanjye nabyirukiye mu itorero rya EAR, ubwo Sunday School niho nayize mu bana batoya. Ubwo rero nkunda kuririmba gutyo. Utangiye uririmba ku ndirimbo Nkomeza Mwami, niyo ufite gusa hari n'izindi ho byifashe bite? Mfite indirimbo nyinshi zirenze zanarenga n'10 ariko zigiye zitandukanye. Harimo Nkomeza Mwami, harimo Nta kizampangara mbumbatiwe nawe Yesu, harimo Abantu b'isi, harimo Umuntu nagukunda. Muri make hari n'indi mperuka no gushyira hanze ariko yari imaze igihe ngenda nyiririmba mu byumba by'amasengesho, ivuga ngo witinya mu gihe ntazi. Mu butumwa ukunze kwibandaho mu ndirimbo rero nicyo ukunze kugarukaho nka Moses nk'umuhanzi? Kubera ko nagiye nyura mu buzima bw'isi bukanyigisha, akenshi na kenshi nkunda kuririmba ku bintu ku ijambo rihumuriza, kuko numva wenda urugero nk'iyi mwarimu mumbwiye ngo ntangire mvugeho gatoya, itangira ivuga ngo mfite umukunzi wanjye Yesu niwe nyiribihe niwe ushobora byose. Bishatse kuvuga ngo mba numva mu buzima bwanjye naririmba ni kwiragiza Imana cyangwa se gushima, kuko impamvu nkunda kwibanda mu magambo yo gushima cyangwa se mu magambo ya Bibiliya nuko numva aricyo cyakomeza umutima wanjye, cyangwa n'abandi bumvise n'ibyo bihangano byanjye bikaba byabasha kumwubaka mu buzima busanzwe. Abagitangira kariyeri yabo ukunze gusanga bahura n'imbogamizi, wowe kugeza ubu ziracyari izihe cyangwa ntazihari warazigobotoye? Navuga yuko ngitangira imbangamizi nagize zo ni nyinshi cyane, kuko ntangira kuririmba nasohoye indirimbo 2016, ariko nk'uko nabivuze mu butumwa bwabanje naririmbye nkiri mutoya,
nkajya nandika indirimbo zimwe bigapfapfana nkabura ubushobozi buririmba. Gusa cyane cyane reka mvuge ku ruhande rw'abagospel kuko ari rwo mperereyemo. Ikintu cya mbere utangira kuririmba itoro nabwo naryo ubwaryo ritabigizemo uruhare ngo impano yawe ibe yazamuka. Akenshi na kenshi usanga naho uhahuriramo n'ibitsitaza byinshi cyane bitandukanye. Akenshi na kenshi nk'urugero nkanjye nasabaga nko kuririmba muri gurupe mu masengesho, ugasanga n'abayobora ntabwo bari kumpa umwanya. Ariko ngiye kubera wari umuhamagaro wo kuririmba ngakunda kumva mfite impano irimo inyakamo cyane. Ariko kuko nasengaga Imana igenda impa amasezerano, nzakugirira neza, nzagira gutya mwana wanjye, nubwo nahuraga n'ibyo bitsitaza ntabwo byancaga intege, naragomezaga ngakora. Bityo rero duhura n'imbogamizi, ariko navuga yuko aho Yesu amaze kungeza ntabwo ari habi, ni heza. Ndumva ari heza muri make. Uravuga uti ibitsitaza byari byinshi ariko sinacitse intege. Hari undi uduteze amatwi nawe waba akiri mu ntangiriro, akiri kubona ibimugoye byinshi, akavuga ati ibi bintu wabireka, inama yawe kuri we yabiyihe? Ikintu namubwira nakomere. Hari indirimbo navuze ngo mu gihe ntazi, iravuga ngo witinye Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga nkewe wigira ubwoba. Nanjye namubwira ngo nakomere, akomerezaho, aho bigenda byanga akomeze aririmbe. Ariko mu gihe atazi, nanjye ntazi, Imana izerekana ku buzima bwe, amaherezo Uwiteka azakora icyo yamugambiriyeho ku mugambi we, ejo hazaza ni heza. Yego, reka rero kuri iyo ndirimbo warukomoje ivuga ngo mu gihe ntazi, uririmbeho gato ugire n'ubutumwa utanga dusoreza ahangaha. Witinye Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga nkewe wigira ubwoba, dore naje kugushoboza ibidashoboka, kandi naje gufatanya ibyatandukanye. Ndi Alufa nkaba na Omega, ndi itangiriro nkaba n'iherezo. Mu gihe ntazi nawe utazi, Imana iziyerekana mu gihe nyacyo. Mu gihe ntazi nawe utazi, Imana iziyerekana mu gihe nyacyo. Izi ndirimbo ziri kuri YouTube channel yitwa Iwacu Niho TV, niyo channel yanjye bwite. Hanyuma ubutumwa naha abakunzi banjye n'abaduteze amatwi muri iki kiganiro, abakurikiye radio Umwezi, ubutumwa nabaha, ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Aho ngeze ni imbaraga zabo. Hari abampa kuraje, hari n'abakina n'ibihangano byanjye. Ubutumwa mbahaye nuko mbakunda kandi mbifuriza amahoro y'Imana mu byo bakora byose. Bazahirwe n'umugisha kandi amahoro y'Uwiteka azaganze ku buzima bwabo. Munyembaraga nkewe wigira ubwoba, dore naje kugushoboza ibidashoboka, kandi naje gufatanya ibyatandukanye. Ni Alufa nkaba na Omega, ndi itangiriro nkaba n'iherezo. Witinye Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga nkewe wigira ubwoba, dore naje kugushoboza ibidashoboka, kandi naje gufatanya ibyatandukanye. Ni Alufa nkaba na Omega, ndi itangiriro nkaba n'iherezo. Mu gihe ntazi nawe utazi, Imana iziyerekana mu gihe nyacyo.
ati mu gihe ntazi nawe utazi Imana iziyerekana mu gihe nyacyo. Ngibyo rero uko bimeze. Yitwa Nyandwi Moses cyangwa se umuhanzi Moses. Twaganiriye ibyo byose wumvise, ati nubwo ibicantege biba ari byinshi ariko Imana ikomeza kugenda ibana natwe. Birashoboka ko ibyaba bikwihebesheje uyu munsi ari byinshi, ariko mu gihe utazi, nanjye uri kuvuga ibi ntazi, nanjye ubu hari ibyo mfite binyihebesheje, nawe uri kutwumva hari ibyo ufite, ariko umuhanzi Moses arakubwira ati mu gihe utazi wowe, nanjye ubwanjye ntazi, Imana iziyerekana mu gihe nyacyo. Ngibyo rero ibyo twaganiriye. Moses yarakoze cyane kandi tumwifuriza iterambere mu byo akora byose, akomeze kwaguka. Reka bakuvuge nacyo bazagutwara, umenye yuko amagambo ntawe yishe. Reka bakuvuge bakuryanira inzara, isaha irageze bayoberwe uko byagenze. Hari igihe uzireba wiyoberwe kuko byagendekeye umukobwa Esiteri. Igihe kimwe yitwaga insuzugurwa, ikindi gihe ahinduka umwamikazi. Reka bakuvuge nacyo bazagutwara, umenye yuko amagambo ntawe yishe. Reka bakuvuge bakuryanira inzara, isaha irageze bayoberwe uko byagenze. Mu gihe ntazi nawe utazi, Imana iziyerekana mu gihe nyacyo. Mu gihe ntazi nawe utazi, Imana iziyerekana. Mu gihe ntazi nawe utazi, Imana iziyerekana mu gihe nyacyo. Reka aho ngaho tuhave tuzamu